Kwiteza imbere ukabasha kugera ku ntego wihaye binyuze mu gukora ubucuruzi buto buto n'ubuciriritse bisaba kugira ubumenyi bw'ibanze mu bijyanye n'imari, icungamutungo, uburyo bwo kudasesagura, kugira umuco wo kwizigamira ndetse n'ibindi bitandukanye. Leta y'u Rwanda binyuze mu kigega BDF hatangwa amahugurwa hagamijwe kongerera ubumenyi ba rwiyemezamirimo mu nzego zitandukanye mu bijyanye n'imari. Ubundi aya mahugurwa nanavuga ko ahoraho, tugenda dukora amafezi bitandukanye. Noneho icyo yaragamije cyangwa bagamije kugira ngo abaturage baba abakora bafite imishinga n'abateganya gutangira, noneho bose bagira ubumenyi ku ishoramari, bagira ubumenyi bujyanye no gusevinga, ubumenyi uburyo ba managinga business zabo, akamenya amafaranga yinjiye, amafaranga yasohotse, yose agiye mu buryo bumeze gute, uburyo azi, atari kwa kuvuga ngo yicaye muri business agiye gutekereza gusa guspendinga atitaye ku mafaranga yinjije. No kugira ngo agire ubumenyi rero ni nk'icungamari, ubumenyi ku icungamari ariko rishingiye kuri za business zabo bakora. Gishya nigiyemo muri aya mahugurwa ni uko umuntu amenya uko yaranguye, ku giciro gihagaze ku isoko, akamenya uko acuruza, akamenya inyungu avanyemo, akamenya uko akwiye guspendinga cyangwa kuba yasohora kugira ngo atazajya muri manka cyangwa se akaba yaspendinga byinshi birenze cyane ubyo yinjije. Aya mahugurwa y'uyu munsi hari byinshi yungukiyemo ku bijyanye na business nkora. Hari ukuntu umuntu yajyaga akora business wenda atabashije kubanza gukora igenamigambi y'ibyo agiye gukora, ukapfa gushora wenda nk'uko ati nimba mbonye miliyoni ngiye kwijyana mu bucuruzi, ariko simbashe kumenya ngo ese nzatangiza ngahe, nzasigarana ngahe, kuko umuntu yajyaga akorera wenda mu bintu nakwita nk'akavuyo, wenda niko nabyita. Amahugurwa muri rusange adufasha mu kumenya uko business zikorwa muri rusange. Batwigishije ko umuntu yakwiga kwizigamira akora mu byo yinjije. Ikintu ngiye muri rusange nungutsemo ni ukwiga kuzajya nkoresha amafaranga mu by'ukuri ngendeye ku byo ninjije. Bitandukanye cyane uko najyaga mbikora, ko muri rusange ntabwo nagenderaga ku byo nungutse, nagenderaga ku bibazo mfite muri rusange nkagendera gutyo, ariko ntabwo natekerezaga ngo nungutse aya ngaya ndagendera kuri aya ngaya, cyangwa se uyu munsi ninjije iki ndakigenderaho. Ni nk'ubukangurambaga twabonye uyu munsi. Ubundi tugiye tuguma bakajya bahora baduhwitura nk'ubu ngubu, byagenda bidufasha cyane, kuko uko bwije n'uko bukeye ibiciro bigenda byiyongera bihindagurika. Ariko ikintu kiriho ubu ngubu nitwongera kubona andi mahugurwa, byenda hari naho ibindi ibiciro bizaba bigeze, nabwo tuzongera n'ubundi twongeremo imbaraga kugira ngo aba barwiyemezamirimo bakora ubucuruzi buto buto n'ubuciriritse barusheho kwagura ibikorwa byabo. Haracyakenewe ubumenyi bwisumbuyeho. Hari ubundi bumenyi nkeneye. Urumva nk'ubu ngubu tumaze kumenya neza ko dushobora gukoresha amafaranga tugendeye ku byo twinjije, ariko nibuza baramutse baduhaye andi mahugurwa adufasha noneho kutugira mu mizi, ku buryo twazajya tumenya neza guplaninga akazi kacu, tukamenya ngo turagendera ku mafaranga, mbega bakadufasha kutwinjira mu mizi neza, atari kugendera wenda ngo agende borosora akantu gatoya. Batubwire mu mizi uko twakora business tugendeye ku byo twinjije, ku nyungu twungutse. Ubumenyi bundi numva nifuza kumenya imanuka cyangwa izamuka ry'ibiciro, cyangwa kugwa cyangwa kuzamuka kw'ifaranga, kuko umucuruzi ntamenya ngo mbese bizagwa ryari cyangwa bizazamuka ryari, kugira ngo abe yiteguye, kuko nyine urabona duterwa tutiteguye. Tumenye nibura ngo byazamutse cyangwa byamanutse cyangwa mu cyerekezo turimo bizaba bigeze aha, byadufasha kurushaho. Umuntu agiye abona amahugurwa menshi nk'aya ngaya wenda cyangwa se nisumbuyeho, byajya bituma umuntu abasha kugira ubundi bumenyi yunguka mu bijyanye na business dukora. Ibikorwa by'iterambere ntibisigana n'ikoranabuhanga. Ku bw'ibyo BDF yashyiriyeho abagenerwabikorwa bayo uburyo bwo kwiyongerera ubumenyi mu by'ubucuruzi hifashishijwe ikoranabuhanga rya internet.
iriya konti bafunguraga niho noneho habarizwa ya masomo. Buriya harimo isomo ribanza, ni amasomo atandukanye, ariko iry'ibanze bizeho bo ni fundamental financial literacy, ni ukuvuga ngo ni ya rindi ry'intangiriro, ni nkayo basic intangiriro ku bijyanye n'ibijyanye n'imari, kumenya kugira ubumenyi kuri iyo nyine kuri financial. Ririya somo ririshyurwa $1 rimwe ku muntu, ariko bikishyurwa na BDF, ni mufatanye na ntuza na Singapore company Proxtera na National Bank of Rwanda. Noneho rya $1 rikishyurwa, wa muntu akiga rya somo ry'ibanze fundamental. Urumva ni fundamental, ni nkaho umusingi wo gutangira kumenya utuntu twibanze, saving, credit, ntuza ATM, kumenya uko ibyo bintu bikoresha, no kumenya gukoresha amafaranga, ukanamenya kuyasevinga kuri konti, no kumenya kuyifungura kandi bidasabye kubika ya mafaranga mu mufuka, bidasabye kuyabika mu yaguriza abantu, ahubwo kuyashyira kuri banki. Niyo mpamvu rero isomo risaba kwinjiramo ukarifungura ukiga rimwe muri ryo niyo ntangiriro, ayandi rero azagenda aza nyuma. Dushobora mu gihe cyiza ugasanga twamaze kuvugira umubare munini wa fundamental, tukagenda dukurikiraho ayandi noneho arimo hariya. Ibintu by'ikoranabuhanga bisaba ko ari ukohozaho, ni ukubyiga ukabimenya. Urumva rero twabibonye byatugoye, ariko kandi tugerageza kubikora twisunga abashobora kuba bafitemo n'abarimu bacu baradufasha. Ni nayo mpamvu iki kintu cyo kugendanye n'ikoranabuhanga twagombye kukibonaho amahugurwa ahagije, kujya tubashe kujya tunoza umurimo wacu neza, kuko urabona n'ibindi dusabwa nari imisoro n'ibindi byose bidusaba, ubu ni byose babinyujije mu ikoranabuhanga. Bizadufasha kumenya uko tugomba gukora akazi kacu muri rusange, tumenye ndayiza ndako BDF ikora. BDF si abadamu n'urubyiruko gusa, ahubwo BDF ni bose. Ubwo ni ukuvuga ngo wibuke ko hashobora kuba hari umuntu utaza kubera azi ngo iyo myumvire nyine yatekereza. Igisabwa rero birasaba nyine nk'ubukangurambaga burenzeho kugira ngo wumve ko bose, igitandukanye ahubwo ni uko hishingirwa abantu bose ku ngwate 75 kugera kuri 75% ku badamu n'urubyiruko, 50% ku bagabo barenze imyaka 30. Ibyo byonyine bakabimenya.